Mesdames et messieurs, je réponds au nom de Rugaju Regan. Je suis journaliste sportif à la radio-télévision nationale du Rwanda. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Ururimi rw'igifaransa ni ururimi abantu benshi muri iki gihe batakiga cyane, bakabiterwa no kuba Icyongereza birumvikana ku isi yose ni ururimi rukoreshwa mu mashuri, muri business n'ahandi hatandukanye, kandi ni byiza ntacyo bitwaye. Ariko kumenya igifaransa nabyo bifite umumaro wabyo kandi ukomeye cyane. Nahoze ntekereza nkibaza ngo ese kusanga ibihugu nka Canada hari uduce dukoresha igifaransa, igihugu nk'Ubufaransa ko kira hari igihugu gikomeye, ko hari ibihugu byagiye bikolonizwa n'Ubufaransa n'ubu gikoresha igifaransa. Aho ururimi ruri mu ndimi zivugwa kandi zikoreshwa cyane ku isi, si ururimi rw'ingenzi kurumenya, wahita ubyibwira nawe ni ururimi rw'ingenzi. Noneho ntekereza nkavuga ntariko hari n'ukuntu umuntu abona opportunity akavuga ati mbonye wenda ahantu hari scholarship ndaprayinze ariko iyo kaminuza yigisha mu gifaransa, ndabigenza nte ko kugira ngo nige mu rurimi mbasha kumva hari igipimo kiba gihari kigomba gutuma abananyemera muri iyo kaminuza. Kuko no kuvuga ni certificate ugomba kuba ufite itangwa n'abakoresha nyine izo certificate babifitiye ububasha. Izo certificate murazizi, harimo DEF, harimo TSF, harimo na TEF. Izi rero z'igifaransa iyo ushaka ko uzibona bikoroheye ukiga mu gihe gito ukazikorera ukazitsindira bikaguha amahirwe yo kujya mu makaminuza akomeye cyane ku isi, pourquoi pas even no muri business, ko ushobora no gukora business mu gifaransa, n'abana bawe mwaganira mukaganira mu gifaransa, baba bafite amahomework ukayabafasha. Ukwiye kwiga. Bruce Melody niwe yavuze ngo nta muntu yiga ikinyabupfura n'igifaransa ashaje, ariko noneho hari ahantu ushobora kubyiga unanakuze, ubwo ndavuga by'umwihariko nk'igifaransa. Aho ngaho ni muri Action College. Surtout abajene bagenzi banjye, urubyiruko, abantu bakiri bato, dutekereza ko ari twe maboko y'u Rwanda, dufite amambisiyo, dufite ibintu donc dushaka tuviza twifuza kugeraho. Dukwiye kutagira ikintu dusubiza inyuma gipfa kuba ari cyiza. No kumenya ururimi nubwo byaba bigusaba ingufu, ariko ndakubwiza ukuri bikugirira umumaro mu gihe kirambye. So witekereza kabiri ucyumva aya makuru meza, fata umwanzuro ujye kwiga muri Action College. Ni igifaransa mvuzeho, ariko n'izindi ndimi barazigisha zitandukanye: Icyongereza, Gishinwa, Kidage n'izindi zitandukanye. Ariko reka nkubwire kino kintu, abanyamakuru uzabona bakomeye kurusha abandi niyo nahera mu gihugu cyacu. Umunyamakuru nka Rugango Rukunzwe, kimwe mu bintu nzi mu mukundira ni uko na prononce neza cyane igifaransa, yakivuga uba wumva nyine uburyo aprononce amagambo, uburyo nyine ayavuga, ukavuga ati wagira ngo ni umu-native speaker w'urwo rurimi, wagira ngo ni kavukire. Ndabizi mukunda Lorenzo iyo arimo aravuga ururimi nk'Ikidage, iyo arimo aravuga ururimi nk'Igitaliyani, cyane cyane Igitaliyani, Icyesipanyol, muravuga nti kabisa kwizigira avuga neza igifaransa. Ruvuyange avuga Icyongereza, ndabizi muraryoherwa. Ibyo rero n'umuntu waba utekereza bati bari abantu nshaka kugendera muri footsteps zabo, nshaka gutera ikirenge mu cyabo, nshaka kuzaba nk'uko babaye, ariko noneho nanabasumbya nkagera kure yaho bageze. Bakora radio na televiziyo nationale, pourquoi pas ngiye ntakorera radio na televiziyo nationale, nyuma nkazajya no ku rwego mpuzamahanga ngakora n'ibindi bitangazamakuru by'ahandi. C'est très possible. Rero niba ukeneye kugera kuri urwo rwego, ururimi tumaze kubona umurimo warwo ko utagarukira ahantu hamwe, rwakora muri business, rwakora mu burezi, rwakora mu itangazamakuru, rwakora ushaka kujya gutura mu bihugu ruvugwamo, rwakora ushaka kwiga mu bihugu byiga mu gifaransa cyane, ukanakorana na certificate twagarutseho, zose zitangwa iyo wize muri Action College zigaragaza ko uzi igifaransa neza cyane. Twanasanze no kugira abana
iyo uganira nabo igifaransa ndetse ukanabakoresha homework iyo bazifite mu gifaransa biba ari byiza cyane. So utegereje iki? Fata umwanzuro uyu munsi, wetegereze ejo, hanyuma ugana ishuri rya mbere mu Rwanda ku bijyanye n'indimi rya Action College, hanyuma wiyandikishe utangire wige mu gihe gito. Uzamenya kuvuga, uzamenya kwandika, uzamenya ibijyanye no kuba ndetse wanakora n'imishinga mu rurimi rw'igifaransa. Si ukwandika bino bisanzwe gusa byo kwidebrouiller, byo kwidefanda, no. Cyangwa kuvuga byo kwidefanda ni ukukiganira mu buzima busanzwe wigendera no kuvuga nk'uko wajya no guca imigani n'imigenurano mu Kinyarwanda, urutaba cyabwita ubumera, ukaba wizi mu Gifaransa biganira binyuramo uca n'imigani n'ibisakuzo na bintu by'amantuza by'inshoberamanga z'Igifaransa. Si aka kanya se? Ni aka kanya kwiyandikisha. Ni hehe? Twese ni muri Ghana Action. Niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kumenya igifaransa Ghana Action, Ghana Action, Ghana Action. Nanje eho nize.